Mwiriwe, turi tariki enye z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2026. Nundi munsi ku rugamba, nundi munsi mwihangana ritoroshye, nundi munsi mu makuru akomeje kubihira Repubulika ya Demokarasi ya Congo bitewe n'urugamba bakomeje guhangana narwo, aho bavuga ko bahanganye na M23 batazira u Rwanda. Uyu mutwe M23 nawo ukavuga yuko uhanganye n'uruhuriro ry'ingabo zitandukanye zirimo za Repubulika ya Congo, Wazalendo ndetse n'Abarundi. Biravuga ko imihanda iza muri Uvira M23 Emerald Petrirwaneho ngo niho barimo kuhagenzura hose inzira eshatu bamaze kuzigeza mu ikoresho bya gisirikari n'abasirikare benshi muri rusange biteguye gukora icyo twakita igikorwa gihambaye. Uvira Vatombe bashaka kwigarura Uvira nanone. Ibyo nabyo tugomba kubimenya tukamenya niki kiri kujya mbere hariya muri Repubulika ya Congo mu cyerekezo kigana Uvira, dore ko iyi mihanda bavuga ko bayifashe cyangwa se ubu ari bo bari kwigenzura. Ndavuga M23 twirwaneho. Bitari byo gusa turaza kuvugaho cyangwa se kugarukaho andi makuru ari kuvugwa nanone na makuru ahambaye cyangwa se akomeye muri Kivu y'Amajyaruguru byaye cyangwa se byabaye bibi bya mahari. Haravugwa imirwano yaguyemo benshi, ibitero bya FARDC, Wazalendo na M23 bikomeze kuri koroza ku butaka bwa Congo, ari birimo kuba ari n'ibyabaye. Za raporo zigiye zihekerana zisohoka umunsi ku wundi zigaragaza ibikorwa biremereye biba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse no kugaragaza neza cyane ko ibirimo kuba kuri ubu ngubu biteye ikibazo ndetse no kwibaza byinshi ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba nyirizina, nk'uko bigarukaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko kandi nanone na za société civile ndetse na M23 ubwayo bagaragaza ko hari ikitagenda neza kuri uno butaka bwa Repubulika ya Congo. Ndabigarukaho. Congo irashinja M23 kwiba inka muri Kabare. Herekanwe video igaragaza M23 iyi nka izishorera rwose yigendera, mu gihe nanone hongeye kwerekana indi video y'umwe mu bavugizi wa gisirikare ba leta ya Congo yamagana M23 kuri no bikorwa, bashinja M23 kuba bakomeje gutera amakuba abakongomani, babibira imitungo, babibira amatungo biyororeye maze bakayitwarira. M23 ngiri guhitamo kwiba amatungo ikayajyana kandi ngo bitemewe, nta ruhushya M23 yari ifite rwo gutwara ayo matungo, nk'uko bigarukaho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bakavuga yuko ubutegetsi burimo kwamagana M23 kubw'imishinga yayo yo kwiba amatungo ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyangwa se amatungo y'abarwanashyaka, amatungo y'abanyagihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko byongera gutangazwa yuko byose bari kubikurikira kamwe ku kandi. Ibyo ndabikubwira bitari ibyo by'amatungo gusa, ariko Congo yishimiye raporo ishinja u Rwanda kwishyura abakoresha imbuga nkoranyambaga gukwiza amakuru y'ibinyoma, gukwiza igihuha, ngo wishyuye bagatubutse. Mbega amafaranga yitwa Wrong, umwe mu bagishyize hanze iyi raporo bavuga ko bakoze bifashishije amasoko atandukanye. Ndakubwira bimwe mu birimo ndetse n'uko Congo yatangaje kuri iki gikorwa cyavuzwe, cyangwa se kuri uburyo bwo kwamagana u Rwanda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gukwiza cyangwa se gukomeza kwirakwiriza ibinyoma kuri réseaux sociaux. Hanyuma Martin Fayulu, umwe mu banyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nawe yemeye icyo Tshisekedi Tshilombo yatangije nka gahunda yo kwamagana u Rwanda binyuze mu cyitwa Genocide. Bavuga yuko ari jenoside yakorewe abakongomani ikozwe n'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bw'iki gihugu kuva mu myaka ya kera, cyangwa se mu myaka ishize, aho barako ari imyaka irenga 30 ishize Congo ikorewe aya mahano, kandi na n'uyu munsi ayo mahano akaba akomeje gukorwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubu rero barimo kugaragaza ko bari kwamagana bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Martin Fayulu nawe yabonetse ari kumwe n'abarwanashyaka be mu gikorwa cyo kwibuka mu ijoro ryo kwibuka, aho bagaragaye bafashe za buje muri z'icyizere, nko kugaragaza ko ngo ibyabaye muri Congo bitazongera kuba ukundi. Muri make, enough is enough. Turabigarukaho. Joseph Kabila Kabange yashinjwe ko ari wateje akaga ibyago bikomeye Congo irimo muri kino gihe,
ngo kuva ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakomeje kuzanira akaga gakomeye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. N'ubu ngubu rero ngo Congo iracyari mu kaga kasizwe na Tshisekedi na Joseph Kabila Kabange. Tshisekedi Chilombo ngo kwigerageza kurokora Congo. Paluku Julien niwe wavuze aya magambo. Unyemerere gato maze ngo ikaze tubijyemo kamwe ku kandi kuri kuvugwa nta na kimwe dusize ku ruhande, ahubwo byose uko bizakabaye tubijye nk'ino byose twumve tumenye n'iki kijya mbere. Mbaye ikaze jewe ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze ngo tugende ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Maze nyemerere twihutire cyane kuri izo biri kuvugwa duhereye ku bisa nk'aho ari imirongo y'imbere ku rugamba, aho ibibazo bikomeje kuvugwa ku rwego rudasanzwe. Ni umujyi uri hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, nge nkunze kwita inyanja bitewe n'uko ari ikiyaga gihuza igihugu kirenze kimwe, cyangwa se ni ikiyaga gihuza ibihugu birenze na bibiri, gihuza Congo n'Uburundi, kigahuza Uburundi na Tanzania na Congo, kandi n'igice gito cya Zambia. Ku kigero biroroshye cyane gukoresha ikiyaga cya Tanganyika. Rumvikana neza cyane ko ikiyaga cya Tanganyika ni ikiyaga cyihariye cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, ni ikiyaga kiri ingenzi cyane mu bijyanye n'ibikorwa bitandukanye. Kuri ubu rero hakomeje kuvugwa ibijyanye ngo n'urugamba rushobora kwerekezwa muri Uvira rwoherejweyo na M23 twirwaneho, aho bongeye guhuriza hamwe imbaraga zabo, aho bongeye guhuriza hamwe ubushobozi bwabo ngo agabe igitero gikomeye cyane kuri FARDC ndetse na Wazalendo n'ingabo z'Abarundi FDNB. Ibyo kuba tuzi ko muri Uvira hariyo iri huriro ry'abasirikare benshi bo ku ruhande rwa Kinshasa sindabigarukaho kuko njye nawe turabizi. Ahubwo uturutse mu gice cya Ruhinja ndetse na Remera ugatukana none mu gice cyegereye Musonjo, hari abasirikari ba M23 uruhuri bamanutse bafunga inguni igana Musonjo, inzira nanone iturukamo n'abaturuka mu gice cya Sange na Remera bashaka kumanuka berekeza mu gice cya Minembwe. Abasirikari bafite ibikoresho bya gisirikare byinshi ba M23 twirwaneho bahaparitse n'imbunda zabo za karutaka. Makuru akemeza ko hanageze imodoka ebyiri za gisirikari zanyuze bigoranye cyane muri Remera, agace n'ubundi gakunze kuvugamo uruganda rutunganya icyayi. Ejo bundi ahangaha nabonye bamwe mu bakongomani bashinja M23 kuba ngo urwo ruganda yararwigaruriye, nakoye bashinja u Rwanda ko urwo ruganda bararwigaruriye. Ibyo n'ibindi rero, hari abasirikare benshi ba M23 bari kuboneka muri ako karere, nk'igihamya kigaragaza ko M23 iri gupanga uburyo yakwisubiza cyangwa se yakwihereza aka gace ka Minembwe ka Uvira banyuze muri kiriya cyerekezo kigana mu cyerekezo kigana muri Ruhinja, ubwo nyine ku muhanda uva Musonjo uherekeza Rwisankuku, mu muhanda wakugeza nanone Minembwe. Niho aba basirikari ba M23 bakambitse baparitse ibikoresho byabo bitegura gutanga umusada no gukubita rebinziga. FARDC na Wazalendo bazamuka. Ushobora kwibaza uti none ibyo bivuze iki? Uzi neza umujyi wa Uvira, nimba uze katuganire uzumve. Umujyi wa Uvira umanuka epfo usanga ugana Kalundu, ariko uve Kalundu gatoya none ugana muri Uvira gato hari agace kazwi nka Useni, ariko ku muhanda Useni Kalundu harimo inzira izamuka mu misozi. Iyo nzira iyo ukomeje ukayizamuka ugera indani mu gace ka Musonjo, hanyuma uwo muhanda ugahita uhura na ya mihanda ibiri maze kukubwira haruguru. Ahangaha rero bitekerezwa ko FARDC yari kuzakoresha cyane izogaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 muri Minembwe, mu gihe bari kuba batakaje indi axe ngiye kuzaguruka mu kanya gatoya. Kugira ngo umugambi utazakunda rero M23 yazanye abasirikari ariko atarukurinda gusa, ahubwo banategura uburyo bagaba igitero ku basirikari bari muri Useni ndetse n'imisozi ehegamiye Uvira hakuno no hakurya, maze babe babonye neza uburyo FARDC yipanga ndetse nko FARDC ishaka gukora, ku buryo FARDC idapfa guca muri humye M23 ngo bikunde. Uyu ni umugambi M23 yapatinze kandi ukomeje cyane,
yongera abasirikari ndetse n'ibikoresho muri icyo cyerekezo. Hama nk'uko nari maze kwikubwira, hari indi nzira ituruka muri Rubarika ndetse na Katogota. Usanzwe ubizi neza ko byavuzwe ko muri iyi nzira ituruka Rubarika uturutse Katogota hamanuwe ibikoresho bya gisirikari n'abasirikare benshi b'abasirikari bamanutse. Rero amakuru aremeza yuko bamaze gushyirwa hafi cyane y'ibirindo bya gisirikare bya FARDC, kandi basa n'abiteguye cyane cyane gukoresha imbaraga zabo bataka cyangwa se biteguye guhangana bikomeye cyane na FARDC mu nguni zigana Sange na Ruvunji kugira ngo babashe kuvanaho itaba rya Sange, banakubitiye abasirikari ba FARDC na Wazalendo FDNB bakambitse hakurya muri Sange. Ubwo ngo urenze kira gikombe cya Sange ugana Ruvunji, huzuye abasirikari ba FDNB na FARDC n'ikubwira n'imodoka za Katyusha na BM3 zari ziteguye kurwana nanone mu gice cya ruguru basa nk'aho bashaka gufata Katogota. Rero 23 yazanye abasirikari n'ibikoresho kugira ngo irinde izi nzira ko ari ikibazo cyaza kwibasira aka karere cyangwa se iki cyerekezo. Biramutse nabaye ngombwa 23 ibe yiteguye guhita itanga umusada no guhagarika FARDC ndetse na FDNB bataragera ku ntego zabo. Umwanda wa gatatu ari nawo wanyuma tuza gusorezaho, havuzweyo batayo ebyiri z'abarwanyi batwirwaneho n'umuhanda uturuka Minembwe ugana Pwezero. Ahangaha hose Matamasha yashimangiye neza cyane ko mu gihe FARDC bashaka kuhagaba igitero yasubwa igitero baturutse mu gice cya Mulema, ubwo n'uvuga ngo uzamuka uturuka mu bice bya Makabura na Baraka, ushaka kuzamuka ngo bongere ufate Baraka ufate Pwezero. Charles Matama yavuze ko bagiye gutegura igitero gitoroshye cyane kuri FARDC n'abambari bayo bazaba bibeshye cyane cyane gutekereza ko bashobora gufata ibirindo za M23 mu buryo bworoshye, kahangaha ari ibintu bidakunda. Muri make barimo kwikigita bagaseka ibyo bari no gutegura cyangwa se kuvugaho ntago bizigera bikunda. Ibi rero nibyo M23 yaje nanone kwanzura cyangwa se kwemeza, ikavuga yuko igiye guhanagura burundu mazana izi ngabo zabo muri no ruhande. Nuvuga ngo barinze inzira ya Mulema bakanarinda icyerekezo kinyura gato munsi ya Pwezero ugana mu misozi igera Kalundu, ayo Kalundi kujyana muri Uvira kugira ngo nanone ataza tukabona amfolo izani FARDC maze gatuma M23 buri imbaraga. Umva kwipanga kwa FARDC na M23 bose basa nkaho bashaka gufata izi nzira, ariko uretse cyane cyane FARDC yo ngo icyo yizeye cyane mu gihe bishaka gukora igitero, yizeye indege za gisirikari zirimo indwanyi ndetse na drone zishobora gutuma ibyo M23 irimo kwibwira bihinduka zero, maze karangira n'ubundi byerekezo M23 irimo babigezemo. Ubwo rero kadutegereze iki minsi hatse none nkubeshye izatubwira ngo none bimeze gute. Tugiye muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje guhindura isura, harimo kwibazwa byinshi cyane cyane ku bikomeje gukorwa n'abarwanyi ba FARDC ariko kandi nanone n'abarwanyi ba M23 bose bari gukora igisa n'imyiteguro ihambaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nta ruhande na rumwe rwemera gutuza cyangwa se guca bugufi, ruhande rwose ruri gushaka kurwana no guhangana ngo rube ko rwatsinda. Uti gute none byagenze gute? Abantu bajya kuri 5 nibo bivuga ko bishwe, umwe arakomereka, abandi babiri baburiwe irengero mu minsi 6 ishize mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru mu gice cy'ubwami bwa Bwito ni mu gace ka Rutsuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Uko kwiyongera kw'ibibazo by'umutekano mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru mu gice cy'ubwami bwa Bwito uri gutera impungenge abaturage ba Kibirizi n'imidugudu yegeranye, aho abaturage b'abasivili bishwe abandi bagakomereka cyangwa se bagashimutwa bitewe n'ibintu bitero cyangwa se imirwano ikomeje kubera muri izi nzira, nk'uko bishimangirwa nabo muri karere. Abantu bagera kuri 5 bakaba barabuze ubuzima, abandi nyine bagakomereka, abandi bakaburirwa irengero. Nk'uko amakuru aturuka mu gace abivuga, urugomo rufitanye isano n'ibikorwa byinshi by'umutekano birimo ibitero by'abantu bitwaje intwaro, ibitero byibasira abasivile n'ubushimusi muri aka gace byamaze guhungabanya kubera imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro. Ikibazo giheruka kuvugwa cyabaye ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 2 Kanama mu mudugudu wa Kibirizi mu gace ka Mutanda. Nanone aho barwaniye ku rwego rw'ikimere bivuga ko ari igitero cyabaye ku buryo budasanzwe, bikarangira M23 na Wazalendo bakozanijeho, maze ibyo bikaza gutera icyoba n'icyago ku basivile. Ari nako benshi muri bo bavugaga yuko ubuzima bwabo ubugeze mu kangaratete ndetse no kwibaza uko ibintu bizakomeza.
abantu bitwaje umwaro bataramenyekana binjiye mu rugo rw'umuturage baramurasa, uwahohotewe wakomerekejwe n'amasasu yajyanywe mu kigo nderabuzima cyo muri ako gace aho arimo kuvurirwa. Uyu munsi ubanziriza uwo abantu babiri nabo bashimuswe mu mirima yabo hafi y'umudugudu wa Kirambo mu gace ka Kanyabayonga, yasa gace gaturanye na Kanyabayonga. Imiryango yabo ivuga ko nta makuru yabo bafite kugeza magingo aya kuva bababura bari mu mirima kugeza uyu munsi ntibaraboneka. Wibuke ko aka gace igice kinini kigenzurwa na M23, bivuze ngo ibyo bibazo nigomba kubikurikirana ikamenya ngo ninde wakoze ayo mabara. Gusa ariko ikinyamakuru kirimo kwandika kigira giti ibintu bikomeje kwa bisa nyuma y'iminsi mike abantu batanu bishwe ku 28 Nyakanga muri ako gace. Mu baguye muri ibyo bitero harimo Justine Kahiti, akari umuyobozi w'umudugudu wa Kirima uherutse gushyirwaho na F23 n'umushoferi wamutwaraga kuri moto n'abamurinda babiri bishwe mu gitero cyabereye i Kasesero. Abatangabuhamya bavuga kandi ko muri uwo munsi umuntu ukomeye wo muri ako gace ka Kinyatsi nawe yishwe mu buryo butunguranye cyane. Nkuko amakuru aturuka muri aka gace abivuga, bimwe muri ibi bikorwa biterwa n'umutwe wa M23 mu gihe ibi bifitanye isano n'ibikorwa ngo byo kwihorera byakozwe n'abakekwaho kuba abarwanyi ba Wazalendo. Ibirego ntibiremezwa neza, bavuga ko M23 hari byigiramo uruhare, ariko nanone bakavuga ko na Wazalendo ikomeje gutera amakuba hari ubwo isa nk'ije kwihorera. Inshuro nyinshi bano bayobozi gakondo bashyizwe na M23 bivuga ko bashobora kuba bicwa na Wazalendo ariyo ibambura ubuzima, ariko bikongera gutangazwa ku rundi ruhande bakavuga yuko hari igihe nanone M23 igira uruhare muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi babikomeje kubera muri izo byerekezo mu buryo budasanzwe. Nkuko bikomeza gutangazwa, nkuko bikomeje kuvugwa cyane ku bijyanye n'ibi bikorwa by'imirwano ndetse n'uburyo bwihangana muri Kivu y'Amajyaruguru, usibye kuvugwa gutya ko harimo ukutumvikana ndetse no guhangana bitoroshye, avuga yuko n'ubundi hakiri icyoba cyinshi ku bijyanye no kurindirwa umutekano kw'abaturage baho, aho benshi muri bo bafite ubwoba bw'uko ibintu bishobora kugenda mu gihe imirwano n'Abazalendo yakongera kuba myinshi. Mu gihe kandi nanone nubwo Abazalendo nabo barwana muri ubwo buryo, nabo bavuga ko M23 ishobora kuzongera imbaraga ikarangira byayice n'ubundi bari bamaze igihe babikuwemo cyangwa se babivuyemo ku buryo bwihuse cyane. Icyakora kwiyongera kw'ibi bikorwa biri gutera impungenge mu baturage ba Kibirizi n'imidugudu ikikije hariya, batinya ko umutekano mu majyaruguru y'ubwami bwa Bwito ushobora kwangirika cyane, bikaba byaba isereri, bikaba byaba bibi cyane ku rwego rutangaje. Abaturage bo muri aka gace barasaba abayobozi n'abashinzwe umutekano gukomeza kurinda abaturage no guhagarika urugomo rukomeje kwibasira aka gace k'ubutaka bwa Rutshuru, ndetse no gutuma abaturage baryama bagasinzira igihe haba hari ikibazo kibonetse, abashinzwe kurinda umutekano bakaba bagikemuye kare. Gusa ariko ngaha muri Rutshuru bivuga neza cyane ko ari imidugudu irimo Abazalendo, imidugudu bavuga ko irimo FDLR, ku buryo inshuro nyinshi bashobora kuza guhungabanya umutekano bakongera kwisubira mu mashyamba, ari mu ishyamba rya pariki y'igihugu ya Nyiragongo cyangwa se Virunga. Hose bivuga ko hari abasirikari ba Wazalendo na FARDC ndetse na FDLR, bakaba ari bo bashinjwa kugira uruhare rukomeye cyane mu gutera umutekano muke muri izo nzira. Nubwo ku rundi ruhande FARDC nayo ishinja M23 kugira uruhare rukomeye cyane mu kwibasira abasivile mu buryo butangaje, kandi bakagaragaza neza cyane ko ibyo bikorwa babikorera nkana kwibasira inzirakarengane z'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Tujye muri Kabare. Kabare ni teritwari yo muri Kivu y'Amajyepfo ibarizwa n'umujyi wa Bukavu, ariko ikaba ari teritwari nini. Amakuru aremeza yuko hamaze iminsi ahoherezwa abasirikari ba Wazalendo n'abarwanyi ba FARDC kugira ngo barebe ko bakwisubiza Kavumu nayo ibarizwa muri Kabare, bakwisubiza buri gace kose. Gusa amakuru akemeza yuko Abazalendo na FARDC bagiye bashyirwa mu bice bya Mbayo, bagashyirwa mu bice byo hagana ruguru, ariko ubwo ni Nyabantu batigeze bakora attack kuri Kavumu ngo bayigarurira cyangwa se wenda Katana
nubwo mu gace ka Lwiro ho baharwaniye ivumbi rigatumuka. Kuri ubu rero haravuga yuko hari ubusabuzi bwakozwe na M23, ubusabuzi bwo kwiba amatungo. Iyo video mubona ku ruhande rw'iburyo yagaragaje M23 iri gushorera amatungo, ni witegereza neza cyane ni inka zirenze 3, bigaragara ko ari inka nyinshi zashorewe na M23. Rero Kongo iravuga yuko inyeshyamba z'M23 zagabye ibitero ku cyumweru tariki 2 i Kaburungu ndetse na Mbayo, zikora ibikorwa byo gusahura amatungo ndetse n'imitungo y'abaturage mu buryo butunguranye. Lieutenant Meyak B Jeremy ni umuvugizi wamaganye cyane ibikorwa by'ubunyamaswa kandi asaba abaturage gukomeza kuba maso, abasaba kugaragaza ukwihangana, gukomeza ubufatanye bwa hafi n'ingabo z'igihugu, ubufatanye n'abaturage bo muri Kivu Amajyepfo muri rusange kugira ngo bakomeze kurandura iki kibazo. Nimaze kwikubwira ko muri Mbayo habarizwa Wazalendo. Rero centre yaho M23 zivuga ko yagabyemo igitero Kaburungu, maze ugaba igitero ntiyakomeza mu mashyamba, birangiye ifashe amatungo ngo abaturage bari batunze irayijyanira. Ntabwo aya mashusho M23 itagira ikiyavugaho, niba zino nka baraziguze wenda muri ibyo bice cyangwa se ndari zo muturage bari barimo gufasha kwimura, dore yuko ari iginga Bazalendo baza bakazifata bakazibaga bakazirya cyangwa se bakazica, cyangwa se niba M23 yarahuriye nazo mu muhanda maze igafasha uwari uzishoreye kuzishorera, ntabwo biragaragara, ntacyo biratangazwa. Biramutse rero bibaye impamo icyo FARDC ivuga bikaba M23 ariyo yazibye ikazishorera, bwabaye ubwa mbere bigaragaye none ku Karubanda ibyo FARDC kunje gushinja M23 birimo n'ubusambo n'ubusahuzi ibyo bimenyerewe cyane cyane kuri Wazalendo ndetse na FARDC. Tugarutse kuri aya makuru rero ari kuvugwa noneho ku gihugu cy'u Rwanda, aho Kongo ishinja u Rwanda ukomeza kwirakwiriza amakuru y'ibinyoma kuri les réseaux sociaux, bavuga ibi nabiri ariko ngo bitari ukuri. Ni raporo yasowe n'abarimo yitwa James Okongo w'i Nairobi, akaba yarafatanyije na Michel Rongo gusohora iyi nyandiko ndende bise raporo igaragaza uko u Rwanda rukoresha imbuga nkoranyambaga mu gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma no gukomeza kuyasubiramo kenshi, ku buryo nyine usanga ngo les réseaux sociaux cyangwa se imbuga nkoranyambaga zuzuyeho amakuru ngo y'ibihuha y'ibipapirano, ariko ngo byatijwe umurindi na leta y'u Rwanda ngo yashuyemwe agatubutse. Muri raporo bivugwa yuko ngo u Rwanda rutakaza byibura miliyoni 124 n'ibihumbi 124 by'amafaranga y'u Rwanda bituruka mu ngingo cyangwa se bituruka mu biro by'umuvugizi wa guverinoma Yolande Macron, ngo na amadolari asaga 85,310. Aya ngaya agabanywa bamwe mu ba influencer bo mu Rwanda cyangwa se bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bakwirakwize inkuru zitari zo, bakwirakwize ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma u Rwanda ngo rugaragaze ko ari byo rukugeraho cyangwa se rwakoze ibyo rwamagana, ariko biba byahimbwe gutyo gusa bagatanga gatubutse kuri ubwo buryo. Ibi ngiye ku Rwanda rwarabihakanye. None Patrick Muyaya dore ibyo yanditse avuga ibyo ngibyo. Ati irindi pereza risa ryemeza ibyo tumaze imyaka myinshi tuvuga, u Rwanda ni ubwami bw'ibinyoma koko. Ati ukuri ntigushobora guhinduka hakoreshejwe amafaranga cyangwa binyuze mu bukangurambaga bukomeye. Nubwo hari iri shoramari mu guhimba ibinyoma, muri iki gihe isi yose irahamya ko ari u Rwanda umubyeyi, umugome, kandi ko umuhungu wabo M23 akora gusa nk'umutwe w'ingabo zitera imbere muri uyu mugambi w'ubugizi bwa nabi mu gihugu cyacu. Uyu ni Patrick Muyaya wanditse ati ibyo gutanga amafaranga mu rakwirakwiza imvugo z'ibinyoma cyangwa se amakuru y'ibinyoma, manipulation kuri les réseaux sociaux, y'ubusa n'ubundi isi yarabimenye. Mu Rwanda na M23 nibo bateye Kongo, u Rwanda rwita se, hanyuma M23 yita umuhungu. Uburyo bwo kwita ku Batutsi bugaragaza neza intege nke z'abatekereza ko bashobora guhisha ibyaha bikomeye. Rwanda rwubatswe ngo ku binyoma. Ukuri guhora gutsinda, niko Muyaya yanditse ku rukuta rwe rwa X, agaragaza neza cyane ko uyu mugambi ngo nanone w'u Rwanda ari imfabusa, ntacyo uzageraho, kabutwe nubwo utizwe umurindi n'ibifaranga byinshi, ariko ntuzagerwaho. Gusa iyi raporo ishyizwe na Michel Rongo, u Rwanda rwarayamaganye. Si ubwa mbere Michel Rongo u Rwanda ruvuga yuko ari Rongo koko ngo aba yobye agakwirakwiza imvugo zitari zo byita raporo. Ngo u Rwanda rugaragaza neza cyane ko akunze gukoresha umwanya afite n'izina rye mu guhimbira ibinyoma u Rwanda, akoranye n'igihugu cya Kongo cyangwa se n'abandi banzi b'igihugu cy'u Rwanda.
gusa ariko nubwo bivugwa gutyo cyangwa se nubwo bitangazwa gutyo ko Michel Rongo yahimbye iyi raporo ku bushake, Bwana James Okongo we ntacyo aravuga cyangwa se ntacyo aragaragaza mu itangazamakuru, ariko ubwizerwe bw'iyi raporo u Rwanda avuga ko atari budahari cyangwa se kwizera iyi raporo ari ibintu byo kwitondera cyane, kuko bigaragara neza cyane ko yasohoye ngo ku mpamvu za politiki. Hama tukivuga ku bijyanye n'ibera muri Congo, Martin Fayulu nawe ari mu bibutsa bajeze ngo Genocost, ati ukuri ubutabera bigomba gutangwa hose muri Burasirazuba bwa Congo. Hari tariki 2 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2026 ubwo muri Congo habaga umunsi wo kwibuka abazije ngo ubwicanyi bwakozwe n'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Congo, icyo Congo yita Genocost. Perezida Tshisekedi Tshilombo niwe wafunguye uyu muhango n'ijambo rikomeye cyane yatangaje ko akugejejeho. Hanyuma Martin Fayulu n'abarwanashyaka be mu mabara y'umweru ndetse n'umukara na bamwe bafite ibendera ry'igihugu bagaragaye ku mugoroba bafite buje niko muzita, amatara yaka imuri, bagaragaza ko ari urumuri rw'icyizere no kuvuga yuko Kongo itazongera gusubira mu mwijima w'icuraburindi w'urupfu. Muri make igihe kigeze kugira ngo abateje urwo rupfu, abateje uwo mwiza umwijima ku butaka bwa Kongo babiryozwe. Mu amagambo yaherekesheje iyi video yagize ati: kuri wa 2 Kanama twashimiye twunamiye abavandimwe bacu bahohotewe muri jenoside yo muri Kongo. Kubahe kandi twibuke tubibuka kandi twibutse isi yose ko iki cyago cy'abantu kidakwiriye kwibagirana cyangwa ngo kirengagizwe. Ubutabera, ukuri no kwibuka biracyari ibintu by'ingenzi ku baturage bacu. Kugeza ubu abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa, Martin Fayulu niwe ukunze kugaragaza, we na Denis Mukwege niwe bakunze kugaragaza ibitekerezo bijya guhamanya neza ijana ku ijana n'ibya Tshisekedi Tshilombo, kabone n'ubwo wapfa yuko wenda Tshisekedi Tshilombo ngo yaba ayoboye mu buryo butari bwo ataratowe akaba anashaka guhindura itegeko nshinga, ariko bose bavuga ko intambara bayishoweho n'u Rwanda kandi ikwiriye guhagarikwa. Ibirego byose bishinjwa u Rwanda bose barabishyigikira, bakavuga yuko u Rwanda rukwiriye kubiryozwa kuko rwateye nkana Repubulika ya Congo, ku bw'ibyo rukwiriye kuryozwa icyo bita ngo ubwicanyi bwakorewe muri Congo mu myaka myinshi mu 1996 kugeza magingo aya. Ibyo ni itangazwa na mu banyapolitiki ba Congo ndetse bahamya neza cyane ko bikwiriye kwitabwaho. Nyamara hari ukomeje gushinjwa ibi byose cyangwa se ibibazo byose ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Yitwa Joseph Kabila Kabange, ni wahoze ari perezida wa Repubulika ya Congo. Paluku yamushinje kuba ari we nyirabayazana w'amakuba yose Congo yahuye nayo. Ku cyumweru tariki 2 i Kinshasa ubwo hizizwaga Genocost, wahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Julien Paluku Kahonga yasubije amaso inyuma ku ntambara yamaze imyaka 30 muri Burasirazuba bwa Congo, atanga ibisobanuro bivuguruzanya ku ruhare rw'uwahoze ari perezida Kabila muri kino kibazo, cyangwa se agaragaza Joseph Kabila mu bundi buryo muri kino kibazo cyo muri Burasirazuba bwa Congo. Julien Paluku asa nk'ugaragaje neza ko uyu mugabo Joseph Kabila Kabange yagize uruhare runini kandi rutaziguye muri aya makuba yose Congo ihura nayo buri munsi, kandi muri iyi myaka yose Congo imaze ibabaye. Joseph Kabila Kabange ari umuntu w'ingenzi cyane ugomba kuryozwa cyangwa se ugomba gushinjwa kugira uruhare rukomeye cyane muri bino bibazo byibasira Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurusha undi uwo ari we wese. Julien Paluku yagize ibyo atangaza, ashyira isano hagati y'ibihe byinshi by'amateka mabi ya Congo, agaragaza nk'intambwe zitandukanye mu gihe kimwe cyo guhungabana k'ubutegetsi. Yanibajije ku byabaye mu gihe cya Joseph Kabila ku butegetsi, ashinja kuba yaragize uruhare mu ntambara yo muri Burasirazuba bwa Congo, cyane cyane binyuze amasezerano yo kwihuza kwa gisirikari, kwinjira mu nzego n'impinduka zabanjirije igaruka rya M23, ngo burya amarembo muri FARDC yakinguwe na Joseph Kabila Kabange, ngaho M23 yinjiye muri izi ngabo za leta ya Congo ariko yifashijwemo n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila Kabange. Hanyuma yongeye gusuzuma uko Joseph Kabila Kabange yarigoma mu mwaka wa 2025 ubwo umujyi wari urimo kugenzurwa na F23
ikintu cyateje ibitekerezo byinshi mu banyapolitike kuri Congo. Jean Paluku yibukije kandi amagambo yavuzwe n'abari bayoboye bari bayoboranye n'uyu mugabo wahoze ari umukuru w'igihugu ujyanye n'urugamba rwe rwa politike n'urw'inyeshyamba za FC23 ko basa n'abasangiye intumbero cyangwa se icyerekezo. Agaragaza neza cyane ko Joseph Kabila Kabange atari ukumukekera, atari no guhimba, ari umwe mu bakomeje guteza amakuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa ibiwe mwagabyemera, ndetse namwe mu barwanashyaka ba M23 bagaragaza ko kwibasira Joseph Kabila Kabange nabyo ubwabyo bitarimo igisobanuro cyangwa se bitarimo ukuri ku bijyanye no kurangiza aya makuba mu burasirazuba bwa Congo. Ubutubwe ko agitegerejwe kumenyekana ese intambara mu burasirazuba bwa Congo izarangira ite, ninde uzagaragaza ko azaniye amahoro Congo, ese ibyo M23 irwanira izabibona cyangwa se nayo ubwayo iri gusya kurutirana. Dukomeze dutegereze iminsi iri imbere icyatse ubwo bwe neza amahoro.